ubwiza bw'Imana ukuntu inkunda ikanyongerera undi munsi. Kurikira TV, uyu ni wa mwanya wanyu twabategure kugira ngo tubasurire abaramyi abaririmbyi benshi bagiye batandukanye. Uno munsi twabateguriye umuramyi, umuririmbyi, umucuranzi, reka atangira twibwira. Ntekereza ubwiza bw'Imana ukuntu inkunda ikanyongerera undi munsi, ngo mvuga imbaraga zayo ku isi hose, ifite ibambe igira neza, ubwiza bwayo urenze ubwenge bwanjye. Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Gashumba NEHEMIE, ndumva ikindi nuko ndi ingaragu naho ngarukira. Twagusuye wawe stay home. Ubu niho twifuje kuza kuganira nawe kugira ngo ugende bimwe tuganiriza ku ijambo ry'Imana, ucurangira bamwe badaherutse kumva senti. Umuziki wawe utangiye ryari? Twihuse. Umuziki wanjye nawe utangiye sekari kerara, nubwo nkiri muto ariko nawe utangiye muri 2001. Nibwo natangiye gucuranga. Cyakora ntabwo ari aho nahera gusa kuko nagiye muri korali mfite imyaka 5, nkaririmba mfite imyaka 8 gutyo 9. Birumvikana ko nawe utangiye kera, kandi ni ibintu mbona yuko ari byiza kubikomeza no kubikunda, nabyo ari byiza. Arabacuranzi bamwe tujya twumva bajya bacuranga ku buryo bwo kugira ngo bagire amafaranga, binjize akantu k'agafaranga. Wowe ibyo bintu ujye ubyitekereza gute mu mpano Imana yaguhaye? Kwinjiza amafaranga rero, buriya twese mu bintu dukora dushobora kwinjiza amafaranga muri buri kimwe dukora. Ndacuranga, nkora n'ibindi byinshi, ariko byose byinjiza amafaranga. Ariko ntibyambuza rimwe na rimwe kubikora ntari kwinjiza amafaranga. Ariko nabwo sinabyita kutinjiza amafaranga, kuko hari ahantu nshobora kubikorera ubuntu, hakaba umuntu mbona wakifuza kuntumira, akifuza no gukoresha amafaranga kugira ngo ambone. Urumva rero rimwe na rimwe nshobora kubikora nta mafaranga nkenera, ariko bishobora no kuzana amafaranga ku rundi ruhande, kuko wantumira ngira ngo umucurangira shaka kumpa amafaranga nayemera. Tujya twumva abacuranzi beza benshi tubasanga mu ma restoration. Wowe idini rya usengeramo ni irihe? Nyensengera muri EAR. EAR yahe? EAR i Remera. EAR i Remera kwa Twane Rutayisire. Wow, abakurikiranye kurikira TV turabasaba gukora like, subscribe, share, comment kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye. Uno munsi ntago turi butinde, reka tumusabe agire aturirimbire indi ndirimbo twumve umuhogo we. Atangiye aturirimbira, afite ewan, afite byinshi bigiye bitandukanye, ari buducurangira no atanaririmbye kugira ngo twumve. Abakeneye igisirimba bari buze ko cyumva, abakeneye zuke, ibintu indirimbo nyinshi zitandukanye turagenda tuzumva. So reka tumwakire yongere aturirimbire indirimbo imwe. Imbaraga zanjye zose nazihaye Yesu, ubwenge bwanjye bwose nabuhaye Yesu, umutima wanjye wose nawuhaye Yesu. Niyo mpamvu njye mukunda, kuko ibyanjye byose abifite mu biganza bye, amfitiye byinshi mu kuboko kwe, ineza ye nizashira. Ineza Yesu angirira intera kumukunda, ku buryo numva ibyanjye byose nabimuhariye. Ineza Yesu angirira intera kumukunda, ku buryo numva ibyanjye byose nabimuhariye. Wow,
ineza Imana itugirira, ineza Imana igirira abanyarwanda, ineza Imana igirira abakurikira TV, ineza Imana igirira buri munyarwanda wese ahava akagera. Iyo ni indirimbo nziza. Ase iyi mpano mu muryango iwanyu nta muntu waba uyikomoraho? Ubundi twese hafi ya twese turayigira, ngira ngo batayigira ni nk'abakeya, kuko na data umbyara nawe ajya ahimba indirimbo, azi no gucuranga igicurangisho cy'akorodeo. Urakizi? Akorodeo ni ikintu bacuranga kigarura gutya bakagarura kikavuga ijwi rya akorodeo, azi kugicuranga, azi no guhimba indirimbo. Nkeka kare nawe mbikuraho byose uko nawe yarabikoze, ubwo no gucuranga nshobora kuba ari we mbikuraho. Nka NEHEMIE twumvishije ko ukiri ingaragu, nk'umuryango wawe urimo uwutekereza gute? Kumva ko impano yawe ugiye uyikura mu miryango y'iwanyu, ikura muri ba sogokuru, ikura kuri papa wawe, ase wowe nk'umuryango wawe utangiye kubitekereza ubu ngubu nk'ingaragu ubyumva gute? Umuryango wanjye abazankomokaho ntabwo nibwira ko nzabibahatira niba batabishaka, kuko natwe iwacu nubwo data ibyo yabikoze ntabwo bose babikora. Ni hege nyine uriyo ubikora, ibyo ari byose nta n'umwe nazabihatira. Ariko ndatekereza ko wakifuza kubimenya kundenzaho, kubera inzira nyinshi nanyuzemo kugira ngo ngire aho mbigeza. Ndumva mfite inama nyinshi zo kumugira, kubera ko nzi ko birashoboka, kandi nabikuyemo inyungu nyinshi, nabikuyemo ubushobozi bwinshi, nabikuyemo byinshi ntunze mfite. Nibyo byabanje kuntunga mbere yo kugira ibindi nkora. Yes. Tujya twumva abandi bacuranze bamwe bavamo bakajya gucuranga injyana y'igisope. Igisope ujya ucyumva? Ndacyumva. Ase wowe waba warabikozeho kugira ngo ubugire value ku gicurangisho cyawe ukora? Ndibaza ko nta value byampaye ikomeye, ariko narabikozeho. Narabikozeho, ntabwo ari ibintu nakoze cyane, kandi ntabwo ari ibintu nakabije ngo biba ari ibintu umuntu yambariramo cyane, ariko nabikozeho. Kandi byampaye amafaranga, ntibyanangushije. Waba avuga ko wenda bishobora gutuma umuntu agwa, njye ntibyangushije, ahubwo ngira ngo iyo mbigiyemo hari igihe numva mfite umuriro w'uko umucuranzi wundi twahurirayo ushobora kumubwira Yesu, kuko birashoboka nabyo. Hari igihe kuba kujyayo kwanjye ari inzira y'undi muntu utaramenya Yesu. Kuko indirimbo zose buriya nubwo bavuga ngo n'izisi, ariko nitwe turi kuri iyi si, nitwe tuzumva. N'umucuranzi wese wajya gucurangayo wenda akabyitwaza akaba yagwa, izo ni impamvu ze, ntabwo ari impamvu z'Imana. Imana yaguhaye impano, icyo wakora cyose ngo ubonemo amafaranga si impamvu yo gutuma wowe wivaho. Ese turakubona uri umucuranzi mwiza, uri umuririmbyi mwiza, nta marushanwa nta mato uratangira kujyamo nk'abacuranzi tujya twumva ahangaha akaba entertainment ahantu bakavuga ati reka nanjye nshoremo tara yanjye ndebe ko ari icyakunda? Maze kujya mu marushanwa menshi ntashobora no kubara, ariko harimo menshi akomeye nagiye njyamo, naranayatsinze. Nk'irushanwa bita Ati Rwanda urarizi? Ati Rwanda ndarizi. Narigiyemo, ndi no mu bafinaliste, n'ubu ndirimo. N'ubu ngubu iyo bantumiye rimwe na rimwe cyangwa iyo twagize ibikorwa duhuriramo nk'Ati Rwanda, tubikora nkabijyamo nkakomeza. Iryitwa ya The Future narigiyemo, nimba urizi naryo. Nari nahagarariye intara y'Uburasirazuba, nabwo nari natsinze. Ni menshi nagiyemo atandukanye. Ahantu hose wagendaga uza utsinda, niba waza guruhana? Uko biri ntabwo nabaga ndi uwa mbere, ariko nashoboraga kuba wa kabiri cyangwa wa gatatu. Muri Ati Rwanda waracuranze cyangwa wararirimbye? Muri Ati Rwanda nacuranze gusa. Nacuranze gusa mu bantu 2,400 gutyo. Kuza ncuranga nasanze ari cyo kintu abantu benshi bashobora kuba batazi. Mpitamo kuba ari cyo nkoresha, nubwo no kuririmba abantu bavuga ko mbigerageza. Abakurikira Kira TV turabasaba kugira ngo ukomeze gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo uyu musore wacu Gashumba NEHEMIE akomeze kutuganiriza. Gashumba NEHEMIE, injyana acuranze muri Ati Rwanda wayisangiza kubakurikira Kira TV kugira ngo twumve ko iyo njyana waba ukiyibuka? Ase wikoreze ryari, umwaka ni ryari? Ati Rwanda nayikoze muri 2018 mu mpera zayo. Numva aribwo twari turi kuyikora, nibwo nayikoze kandi nibwo nayigiyemo, kandi nabonye byarakoze, byarampiriye. Ase hari harimo akantu utarashyiramo iyo ngoma yawe? Kari karimo, ku buryo ni abantu, kuko muri iyi minsi barayiteganyaga, twakunze no kubipostinga ku ma status yacu.
ndibwira ko nyuma ya corona wenda bizakomeza. Yes. Nashishikariza umuntu wese ufite impano aho yaba ari hose mu gihugu ko nibimukundira azayitabira, kuko ntago ntibashobora kukurenganya, ntibashobora kukuzizaho uturuka, mbese upfa kuba ufite impano gusa. Bishobora kurangira ahubwo ubonye opportunity nyinshi zitandukanye zivuye muri uko kugaragaza impano yawe. Yes. Abakurikira TV murumva ko babahaye rinye nyuma ya corona, abafite impano zigiye zitandukanye, yaba kuririmba, yaba gucuranga, inganzo ufite yose yari yo yose, ndatekereza ko muri Art Rwanda uzabasangamo. Siko bimeze Gashumba? Nibyo. Ya, reka tudatiza curanga yanjyana twamusabye yari yacuranze muri Art Rwanda. Okay, muraza kunyihanganira cyane, ntago ndi buzikoreshe zose kuko bishobora gufata nk'umwanya munini, ariko ndahitamo nk'imwe abantu bambwiye ko bakunze ndi kuyikoresha. Iyo ngiyo. Okay. Wow. Ya, abakurikira TV murabona ko twababoneye umunyempano azi ibintu byinshi. Murabona ko piano yayigize abantu bajya babyuka bafata breakfast bajya babyumva. Ya, murabona piano yayifashe mu maraso. Ase twagusanganye senti, twagusanze wawe, iki gicurangisho ugicuranga kangahe ku munsi? Ubundi biraterwa, hari n'igihe nsiba kugicuranga, ariko ubundi nk'umunyamuziki wese ntabwo ari byiza turi mu rugo, ariko si byiza kuryamisha impano uba uyifite. Nakibwira n'undi waba ufite impano iyo ari yo yose ntabwo byaba ari byiza kuyiryamisha. Rero nshobora kuba nyicuranga inshuro ntashobora kubara, ariko hari n'igihe umunsi ushobora kwira bitewe n'akazi, nkaba mfite akazi kenshi bigatuma ntayicuranga, ariko sinabura nk'iminota 30. Nshobora kuyikoresha ncuranga niga ibindi bishya cyangwa nkayikoresha mpimba nk'indirimbo. Abakurikira TV ntago duhema kubagubira ngo mukomeza gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. None se NEHEMIE, iki gicurangisho nicyo twagusanganye, ari ikindi gicurangisho ujye ubasha gukoresha? Ntabwo ibindi navuga ko mbibasha ku rugero nk'urugo mbashaho piano, ariko nshobora no kugerageza gitari, ako n'ubu ndi kuyiga. Imana nimfasha umwaka nurangira 2020 nshobora kuzaba nyizi. Nshobora kugerageza gitari base na acoustic, byibura kugeza ubu nshobora kubigerageza, ariko ntago ndabiha icyizere gifatika nk'icyo ngirira nko gucuranga piano. Ikindi ikibazo mfite, ese nk'umucuranzi tujya twumva abacuranzi bamwe bo mu nsengero, nanjye nsengera mu itorero ry'Abangirikani rya Ndera, ubwo none ndabikubwiye. Urakoze cyane. Tujya twumva abacuranzi bamwe bacuranga nibagiye mu ijambo ry'Imana, ukumva nyine we ni nk'ikiraka yaje gutera. Ase wowe ubifata gute nk'ibyo bintu wumva abakristo bamwe ku ruhande babivuga? Nimba hari ikintu abantu bibeshyaho kizabakoraho, ni ukuba hari ikintu ushinzwe mu murimo w'Imana, ugasa nkaho ibyo kumva ijambo ry'Imana, kuritega amatwi, kumva ibyo rigusaba, kugendera mu byo rivuga, ukumva ntacyo bikurebaho. Burya ni amakosa akomeye abantu benshi bakora, cyane cyane abacuranzi. Ibyo byo urabivuze abizari igihe ugera gutyo ukabona ijambo ry'Imana igihe abacuranzi barasohoka, ariko bararikeneye kuko nabo barashaka ijuru. Keretse nimba mbwira ko acuranga gusa ariko iby'ijuru bitamureba, aho nabyumva, kuko hari n'abandi mu rusengero n'abajura bazamo n'abandi bose, ubwo nawe ni nk'ako gatewe yaba arimo, kuko ibyo ari byose yaba yitabira amateraniro atamureba, kuko umuntu waje guterana gucuranga ni nko kuririmba, ni nko gukora protokole, ni nko kubwiriza, ni nko kuyobora gahunda. Nimba bagiye kubwiriza nawe wicara nk'abandi bakristo wumve, niyo nama nakugira, kuko nawe harimo icy'Imana igushakaho muri iryo jambo. Abakurikira TV urumva ko
n'abacuranzi bajya bagira umwanya bagasoma Bibiliya bagasoma ijambo kugira ngo ibayobore muri uru rugendo. None se watangiye utubwira ko uri n'umuhimbyi, ese waba ufite indirimbo zawe ziri hanze cyangwa urahimba ukazihereza ayandi makorari waba usengera? Sinibwira ko nzihimba ngo nzihereza andi makorari, ahubwo ndi umuririmbyi muri korari, nkora inshingano nk'undi muririmbyi wese yakora. Iyo mpimbye indirimbo bisa n'uwazanye amafaranga, bisa n'uwagize iki n'umunyamasengesho, bisa nanjye mba mfite impano yanjye nakoresheje muri korari ndimo, nta kidasanzwe kiba kirimo. Ariko izira ndirimbo zose nabanje kuririmba zose ni izanjye. Wow. Narazisohoye, ariko kubera ko wenda ubushobozi ari buke umuntu atarabishyiramo imbaraga cyane, ariko ndizera ko nzabishyiramo imbaraga kandi bizageraho bikore neza bikunde ku rwego rukwiriye. Urabona gahunda ya Guma mu Rugo yaraje, wenda abahimbyi ndagira ngo babonye umwanya wo kuba bahimba indirimbo zabo. Abakurikira TV, reka tugiye kumusaba twumve ko yaba dufite n'indirimbo ijyanye n'ibi bihe, kuko dusigaye twumva ko n'uryamye nanjye udafite iyo mpano yo guhimba cyane. Ndatekereza ko ubu ibi bihe byaguma mu rugo ari byo byansigiye. Reka tumusabe nimba ari indirimbo afite. Ese waba uyifite nakugoye? Ubundi umusanzu wa buri muntu wese urakenewe mu kurwanya coronavirus, kubera ko umuturanyi wanjye aramutse yinyanduje, nshobora kuba narabigizemo uruhare rwo kutamubwira uburyo yayirinda cyangwa icyo yakora ngo itamugeraho. Rero nanjye naricaye, ariko sinigeze mbiha umwanya cyane, ariko narabikoze ndabitekereza ndanahimba. Wow. Urumva ko natwe twabigezeho tubiguyeho, ubwo numvaga ko ngiye kuguhereza ikibazo kigiye gitanu gikomeye. So reka tumusabe iyo ndirimbo ayituririmbire, nayo ifite ibitero bingahe? Ifite ibitero 2, ntabwo ari ndende. Iyi ndirimbo reka kugira ngo natwe nkakurikira TV duse nk'abamagana abantu barimo baragenda mu muhanda badafite agapfukamunwa, bagenda ahantu hagiye hatandukanye, kandi no gusigamo metero nyine. So reka tumusabe ayituririmbire iyo ndirimbo. Murakoze cyane. Ngiye kubera ko nahimbye nk'umucuranzi w'umurokore, nafashe coronavirus nyerekeza cyane n'ubuzima bw'umurokore atuyemo, kuko nagahinda kuba uri umurokore wenda ukaba utumva ibyo leta ivuga, kandi ijambo ry'Imana ari gutegeka ko uha abayobozi. Byaba ari agahinda kuba uri umurokore ukaba wirirwa wenda uvuga ko ukwiye gufasha imfubyi n'abakene cyangwa se abafite shinge na rugero. Muri iyi minsi akaba ari abantu bashonje na leta yahagurutse, ukaba nta n'umwe uraha n'ikiro cy'umuceri. Nyine mu rwego rw'uburokore ni nk'uko. Kandi no muri iki gihe cyaguma mu rugo, nibwira ko umuntu w'umurokore ubu ngubu yaraprofise, kuko wenda ageze kurasoma Bibiliya. Nanjye maze gusoma nk'igitabo cy'Abaroma, hari n'ibindi bitabo namaze gusoma bitandukanye. Iki gihe cyo kuguma mu rugo hari byinshi kiri kumfashamo, cyatumye abantu benshi nyine duhuza, turaganira kuri WhatsApp, dushobora gusangira ijambo ry'Imana. Cyanyeretse n'ubundi buryo bwinshi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo akorere Imana. Ase uvuze ku kintu kijyanye n'imbuga, urabona abantu benshi izo mbuga uri kubona zikoreshwa uko bikwiye cyane, ukabona ijambo ry'Imana abantu barishikariye kurisoma cyane, nk'uko bazaga ku church pastor agahagarara imbere akabwiriza, bakazana undi muvugabutumwa amakora akaririmba. Izo mbuga barimo barazubahiriza, ukabona ari kirimo kirajyamo. Imbuga nkoranyambaga ngende zifata nk'imihanda yose, nk'uko ubona kaburimbo cyangwa umuhanda ujya ahandi ari hose. Buriya mu muhanda hanyuramo abapasiteri, hanyuramo n'ibirara, hanyuramo n'abandi bose batandukanye. Imbuga nkoranyambaga nazo niko zimeze. Imbuga nkoranyambaga mbaho zose ntabwo ziba abarokore gusa, ariko inyinshi turiho ziriho abantu bamenye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari ibyo badusangiza by'ijambo ry'Imana, nanjye ubwanjye hari ibyo nshobora kubasangiza. Hari n'igihe dufata topic runaka tukaziganiraho zerekeranye n'ibintu by'Imana. Ndari byose biri kutugirira umumaro muri iyi minsi, ndibaza ko tutari kwipfusha ubusa. Abakurikira TV turagusaba kugira ngo ukomeze gukora subscribe, like and share, comment kugira ngo dukomeze gukurikirana iki kiganiro. So reka noneho tumusabe turirimbire ya ndirimbo twari tumusabye mu kanya. Karaba intoki neza
inshuro nyinshi uko ushoboye, ambara masike uko usohotse aho utuye, shyiramo intera irenga metero hagati yawe n'abandi, hirinde uko bishoboka, ibyo byose nubyubahiriza nta kabuza tuzayitsinda, ariko ntega amatwi, rinda ubugingo bwawe kuruta ibindi birindwa, utinya uwakwica umubiri akica n'ubugingo, niyo ntsinzi ikomeye uzagira mu buzima bwawe. Shaka Yesu, ubuzima bumufite burangira neza. Shaka Yesu, ubuzima bumufite buraryoha. Jya ukora agasiporo urya agakomeza umubiri, ubuzima muri iyi minsi buragoye bigaragara, reba abababaye byibura uramira umwe, mu bikorwa by'urukundo ntugatererane abandi, ibyo byose ubyongereho gushaka Imana, rinda ubugingo bwawe kuruta ibindi birindwa, utinya uwakwica umubiri akica n'ubugingo, niyo ntsinzi ikomeye uzaba ugize mu buzima. Shaka Yesu, ubuzima bumufite buraryoha. Shaka Yesu, ubuzima bumufite buraryoha. Shaka Yesu, ubuzima bumufite buraryoha. Gushaka Yesu, ubuzima bumufite buraryoha. Shaka Yesu, ubuzima bumufite burusha ubuki. Shaka Yesu, kuba umufite niyo turufu muri ubuzima. Yes. Yes. Washyiraho n'ibintu bitandukanye shaka. Gashumba arakoze. Afite indirimbo nziza. Shaka Yesu, ubuzima bufite Yesu buraryoha. Ubuzima bufite Yesu, icyo ukoze cyose kiragenda. Gashumba, iyi ndirimbo yagutwaye igihe kingana iki? Ubona tumaze igihe tugiye kujya muri dufite ntuza ebyiri tuguma mu rugo. Guma mu rugo imaze kugira, ndatekerezaho ko na n'ubu tugifite igihe cyo kuba twaba tukiri mu rugo, kuko turabona ko ibintu birimo biragenda bihinduka. Ase uracyafite kongera kuri ibi bitero, n'ibitero bibiri twabonye indirimbo yawe ifite twumvishije. Ase igutwaye igihe kingana iki uyitekerezaho gutya? Nyuma iminsi myinshi cyo kora kuyandika ni iminsi ibiri, nyanditse iminsi ibiri, ariko mu minsi yagiye itambutse abantu bakunda guhimba ibimvuga barabizi, hari ukuntu wumva akantu k'aka inspiration kakujemo ukandika. Muri iyi minsi itandukanye najyaga ndikodinga utwo tuntu ngenda mu muhanda, barako nabaga ndi mu kazi rimwe na rimwe nka recordinga. Uyu munsi nibwo nabihuje neza nabyandika nkurikije icyanjemo ko byari bimeze uko nabyumvaga. Yes. Ase ufite n'ijwi ryiza cyane, abakurikiye TV muze kujya muri comment mutubwire uyu musore twabasuriye Gashumba Niba. Mwandikemo mutubwire ati iri jwi rimeze rite. Afite ijwi ryiza cyane, ngiye none ndi kumwumva live gutyaho biratangaje. Ase umaze uri kumenya piano, ntabwo ujya utekereza ko ubuzima bwawe wazaba no mu producer kuba wakorera abantu indirimbo? Ahubwo ndiwe. Uriwe. Ukorera muri studio sasa? Ntabwo ndagira studio mfatisha neza, ariko nkorera muri studio zitandukanye bakunda kuntumira. Cyane cyane nko gucuranga mu piano mu ndirimbo z'abantu. Uri indirimbo nyinshi nshobora kuzumva hanze, ntabwo ari ngombwa babe baranditse ko nazicuranzemo, ariko zirahari nagiye ncurangamo kubera amayide nshobora gutanga mu kuzicuranga. Tuzi ko noneho ugiye ku kibazo ugiye gusubiza, tujya tugana ku musozo, dusaba kugira ngo abantu mukomeze gukora subscribe, like, share and comment abakurikira TV. Ese ubu ufite fiance? Ahantu henshi bakunda kukimbaza, sinzi nimba babona ubusore bwanjye bumaze gusaza, ariko nta fiance mfite.
ariko nta gahunda mfite yo gupfa ndi padiri, nimbona nabwo muzaze mbabwire ko namubonye. nkawe uracyari ingaragu, unose urateganya ko umutambukanye wawe yazaza nko mu myaka ingahe iri imbere? kubera ko ndi kumusaba Imana kandi nizera ko izamumpa, nta pressure ndiho yo kuba yaza, ariko nimubona tugahuza igihe kizaba ari icyo, ubwo nzaba ngiriwe umugisha wo kumugira wa mugani w'abantu ngo musabe twere gutinza abana kujya ku ishuri, twere kubakereza kujya ku ishuri. Gashumba arakoze. Nibyo, ubundi umugore mwiza umuhabwa n'Imana, ibintu byose umugore mwiza ukubaha umuhabwa n'Imana. Shaka Yesu, ubuzima bufite Yesu nta kitaboneka, buraryoha. Hafi n'indirimbo ye sawa, Imana izagufashe kugira ngo ubone amikoro. Iyi ndirimbo ije muri studio ifite message nziza cyane. Ikindi kibazo ngiye kukubaza, ufite papa na mama? Ndabafite bombi bose bakunda Imana nk'uko yishishikariye cyane kuko nibwira ko no kuba nyikunda nabo babigizemo uruhare. Ikigutera umwete kugira ngo ukurikire Yesu, ikigutera umwete kugira ngo ubugeze hano hantu ucyumva ko uhamye kandi Imana muri kumwe n'iki? Mu by'ukuri uretse ko abantu wenda tutumva, ariko umuntu wese udafite Yesu biragoye kuzagira ubuzima bufite umurongo. Ndi mutoya, ntabwo ndagira imyaka myinshi wenda ngo mbivuge ndi umusaza, ariko si ngombwa ko mbivuga ndi umusaza kuko njya numva n'abasaza babivuga bakabyemeza ko ubuzima bufite Yesu ari bwiza. Numva biryoshye ku buryo ahubwo no kubivamo ari nyuba wihombye. Icyatuma cyose muvaho cyambabaza, uko byagenda kose numva cyambabaza, ahubwo icyama nkamugumaho. Icyamwa n'umuntu wese ukurikiye iyi TV akamenya ko Yesu kuba utamufite ubundi ubusa naho utariho, kubera ko niwe ushobora guha agaciro ibintu byose ukora. Ibintu byose ukora biba bifite aho byandikwa, ariko tuvuge nimba utamufite wenda ukabufasha abakene, sinzi nimba hari aho byandikwa, kubera ko ubuzima numba warabaye kuri no hari umuhango mwavuze ngo nimba warabaye kuri ubu buzima udafite Yesu ntuzigere utekereza kuzabaho nyuma yabwo uri kumwe nawe. Ni nacyo nibwira nifuriza n'undi wese utaramenya Yesu umwami n'umukiza ko yamushaka kandi araboneka. Turi kugana ku musozo, ugiye kongera uturirimbe indirimbo imwe hano. Ni igiki tujya ku musozo turasoza turirimbira, ubundi ugiye ugira inama abantu batarakizwa bari mu muhanda, bamwe bataramenya Imana, birirwa bishakisha mu buzima, kandi watubwiye ngo shaka Yesu, ubuzima bufite Yesu baburyoshye. Ongera use nk'ubashishikariza kugira ngo abantu bakiri mu hanze bataramenya inzira y'agakiza, kuko buriya we twasanze n'ijambo ry'Imana wabo ryifitemo. Ubundi mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, njye nkunda gukoresha igitabo cy'umusomyi. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 35 umurongo wa 15, Imana yigeze kubwira Abisirayeli yabatumye kuri Yeremiya, irababwira ngo kandi nabatumyeho abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatuma ni mugaruka umuntu wese areka inzira yembi, mureke imirimo yanyu mibi, mureke gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe na basagokuruza, mukakibamo amahoro, mukakibamo mutuje, ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumvira. Iyo jambo nararyumvishe nyine numva ngize ukuntu uko akabara ukuntu, ariko buriya agahinda k'Imana kaba mu bantu batayumvira. Iyo aba twese twabigeragezaga, twagakwiye kuyihanga amaso, n'iyi korona yayikiza ikavaho, n'ibibazo n'ibindi twibaza mu buzima ishobora kubisubiza. Nuko abantu tujye tubitekereza ngo tubahe agaciro, ariko n'ubu ngubu iyi korona inatwereka ko uretse Imana gusa nta kindi gishobora kudutabara. N'umuntu n'abarokore we na igihe wazabona korona ikiza umuntu umurokora akajya hariya ngo nuko nasenze, ntabwo ari uko wasenze, nuko ari ubushake bw'Imana. Buri muntu wese yaba yatekerezaga ko ikintu cyose twabona yaba twagikuraga ku Mana byaba byiza, byaba ari umugisha ukomeye cyane. Icyo nabashakaho umuntu wese rwose, nanjye reka mbe nk'abo bahanuzi cyangwa ababwiriza butumwa, umuntu wese utarabona Yesu namugira inama yo kumushaka, kuko
niho amahoro ari, niho umuti uri, ni naho iherezo ryiza ry'ubuzima bw'umuntu riri. Icyampa nanjye bikazamera gutyo. Mwari namwe nicyo mbifuriza. Urakoze cyane. Natwe mureke tuzagira iherezo ryiza, tubona ibintu byiza. Gukorera Imana tuzi ko nta gihombo. Uyu mugoroba turi kumwe na Nehemie, twamusuye mu rugo atuganirije amagambo meza, amagambo agiye atandukanye. Turabasaba kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu byakurikira TV, ukore subscribe, share, comment na like, wibuke no gukanda ku nzogera. Reka tumusabe noneho aturirimba indirimbo ya nyuma, nimba ashyiraho sebeni, cyakora nanjye ingoma zimwe nyanzimenya. Nimba ashyiraho sebeni, ubundi tugana ku musozo. Iseti ntabwo igira sebeni ziryoshye, ariko hari indirimbo ijya imfasha yo mu gitabo. Abantu benshi bashobora kuba banayiza bakurikiye TV, ndabizi. Yesu ndagukunda cyane, ndakwihaye, nzinutswe kw'ibyaha byanjye binezeza, mucunguzi wanjye Yesu, nyir'ubuntu bwose, ntabwo nigeze ngukunda uko Urakoze. Tuganye ku musozo. Nehemie, urakoze. Murakoze cyane namwe Robert. Yes. Imana imuhumurize cyane. Twanye ku musozo, turabasaba kugumya gukurikirana ibiganiro byacu. Tuzagenda tubagerera ku bantu bagiye batandukanye, abaramyi, abapasiteri, abatwigisha ijambo ry'Imana, impande zigiye zitandukanye. Tuzabasurira abantu bagiye batandukanye. Abo muzadutumaho bose ntago tuzatinya kuhagera, kuko natwe tuzi ko twoherejwe. Ntago dufite gutinya habe na gato nka ya ndirimbo. Turabasaba kugira ngo mukomeze gukora like, subscribe, share, comment. Murakoze. Murakoze cyane. Yego.